Shobora byose, Imana y'imbaraga, Imana y'icyubahiro. Turagushimiye ko watuzirikanye ukatwimana, tuba twarapfuye ariko warahabaye, urinda ubugingo bwacu gupfa turacyahumeka. Mana, abagabo muri iri teraniro n'ababyeyi, abasore n'abakobwa, tukuramburiye amaboko kandi turwaye icyubahiro. Kera bakwiringiraga bari mu mahoro, tugufite ntabwo twifuza undi murengezi. Tugufite uratabara, tugufite ukura ku cyavu, tugufite ukora ubukwe, tugufite wishyura amadene, tugufite utanga agaciro, witeka urihagije. Mavi yose azagupfukamira, mavi y'abakomeye, amavi y'aboroheje azapfukamira Imana twiringiye. Wite turi muri iri teraniro, ntabwo ari twe ahubwo izina rya Yesu rihabwa icyubahiro. Dawidi yibutse iminsi ya kera kuramburira amaboko. Erabiri watawa zokere bonikima zarabora. Habwa icyubahiro muri iri teraniro. Marayika w'Imana ari muri iri teraniro, kandi ugambira gukora ibitangaza muri iri teraniro. Kuva iteraniro ryaterana twakubonye, twabonye imbaraga zawe, twabonye ubutabazi bwawe, twabonye ineza yawe. Uri Imana itajya ibura uko ibigenza, urihagije. Data, turagushimiye, ijambo ryawe ni inkota kandi ijambo ryawe rirazura, ijambo ryawe rirarema. Uracyakora Yesu, uracyari rubasha, uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Uri Imana twiringiye, nta yindi Mana iriho uretse wowe. Habwa icyubahiro kandi iri teraniro urizunguruke. Waje riratari guseka, wavuze ko amarira uyahanaguye. Utange mwami rebostize bora edistize makarabarasa kutazimekere bontia. Umuntu wese azaguhamya, azakuhamya avuga yakubonye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya! Yesu ashimwe. Yesu yavuye mu gituro. Yesu yavuye mu gituro. Amen. Ngewe nkunda ijambo kandi agaciro ufite ni ijambo, kuba uriho ni ijambo. Abantu bageze mu byo gutamba ni byiza koko, baratamba ariko ijambo rije abantu barasinzira. Bahantu wagiye ugaruke, garuka. Bamujye uri mugaruke, garuka kuko amena. Ijambo ry'Imana rirambwira muri Zaburi ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni uhoraho iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Amina. Imana yabantumyeho, ndagira ngo uve ahantu uri, ugarure umutima wawe. Hano hari Imana, ubyemere ntubyemere, hano hari Imana kandi buri wese afite uko yayibonye. Buri wese afite uko yayibonye mu rwe ruhande. Ntaratanga iby'Imana yamenya muri iteraniro, ndabanza nshima Imana. Ndashima Imana yandinze, Imana ikandinda mu rugendo ikanshyitsa hano. Ndongeye gushima Imana yabarinze mukamugihumeka abaririmbyi muriho. Abaririmbyi bakajuru, amamodoka Imana itubwira naho kunezeza umugenzi mu rugendo arimo, amazu meza naho kunezeza umugenzi mu rugendo arimo. Ariko umuntu w'imbere vuga amen. Haleluya! Umuntu w'imbere nawe akeneye kurimba, akarimbishwa n'imirimo.
imirimo y'aberizibukwa. Wowe urabanga se buri munsi amafaranga. Imana ije kwa amafaranga abantu. Imana yarambwiye ngo nize mbabwire abantu batindanye nayo ije kubasoreza isezerano. Imana yarambwiye ngo muri riteraniro nabonye amarayika 16 batambuka muri riteraniro. Nabonaga marayika afite ikayi n'ikaramu, nabonaga agenda yegera buri wese, agenda yandika. Imana irambwira ngo hari abantu basengera hano batize ku musozi witwa ikigeragezo, cyitwa igisuzuguriro, ngo nimbabwire ngo Imana ifunguye amakwe muri urusengero. Imana irambwira ngo ifunguye amakwe. Imana irambwira ngo hari abantu bo bose biranga n'ibyemera uje kubaka ingo zabo. Imana irambwira ngo hari abantu bari amadeni ngo ibishyuriye amadeni. Imana irambwira ngo abantu baba mu makode byanze kwemera ntibabanye mu makode. Imana irongera irambwira ngo nimbabwire ngo abari kurira mwihanagure uko ubutabazi bubonetse. Amen. Haleluya. Amen. Amasaha yagiye katuganira ngo naho hazi ibyago byinshi no mu byago nzaririmba. Uyu mubona natangiye gusenga mfite imyaka 12, ngize imyaka 41, ngira icyumba cy'amasengesho kicaramo abantu bageze kuri 350 no hanze huzura. Senga kuwa mbere kwa kane gasengera ibyifuzo. Imana yambwiye ngo hano umuntu ari ufite randevu yo kubagwa, ngo Imana ibanye icyuma ku nda ye. Imana yambwiye ngo hano umuntu ubukwe bwo bupfuye inshuro 3. Reka mbabwire, nubwo umuntu yahanura akazura n'umuntu wapfuye, gusengana n'umuntu utizera nko gushingirira amashu. Gusengera umuntu utizera nko gushingirira amashu. Gusengera umuntu utizera ni ukwagira inkoko. Nimwizere. Umushumba wanyu afite amavuta, bafite amavuta abashumba banyu. Hari umuntu ushaka kuva nk'urugero rw'amasaha 5 aje ubwambere uko yizeye Imana ikamusohoreza. Ariko wowe kubera ko umenyereye amavuta niko bisanzwe byatumye umuserebanya uhira mu ziko. Nimwizere tujye twavugana. Imana yambwiye ngo hano harimo abantu kwizera byananiye, baba ngo niko bihoranga. Imana se yabicaye yanyura yabigereza mu izina ry'Imana ishobora byose. Nabonye marayika atanga kontake 50. Imana igiye kuba imodoka mujye muparika. Kuko Umwami Yesu ahunda ndamahoro, kuko Imana nishinda amahoro, ngo naho ndiho naho napfa Yesu ni umukiza wanjye. Amen. Amina. Harimo abantu Satani yasize igisuzuguriro, abambika amazina mutagira, abambikisha mutagira, muratambuka bakamushana. Yesu yambwiye ngo muri uyu mwaka Imana ngije kubambura igisuzuguriro. Yesu ashimwe. Nimwizere. Imana yambwiye ngo hano Imana isanzwe ikora ibitangaza.
igiye kujyagurutsa abantu bazanye mu tugare, igiye gukiza amakanseri, igiye gukira sida. Urabaza ngo mbese yakira gute? Bwira mugeze nk'amasigisha arabohora. Haleluya! Umunsi umwe nigeze kwandi mwiteraniro mu kwezi kwa kane, ejo bundi Imana inyereka umugore ufite sida y'imyaka 16. Imana irambwira ngo sengera ariya mazi, aratwa turi kumwe, ndayasengera. Irambwira ngo mubwire ngo umukijije sida. Nubamuzi bukomeye kubihanura, nukuri mavuta ari hejuru y'izindi mbaraga. Ndakubwira ukuri, yari afite igipapuro cyo kwa muganga. Ejo bundi asuye kwipimisha asanga sida yakize. Haleluya! Amen. Amen. Umuririmbyi ngo uwabatinyutse ibyago byose naza kurikira umwami Yesu, ntacyamurekeje, inzira yahisemo ijya mu ijuru. Nimutinyuke ibyago mugiye gutabara. Pastor dusomera ijambo yo mu mwami wa kabiri ibice bine umurongo wa mbere agarukire kuri 7. Tuganire ku ijambo. Umurongo wa mbere ugarukire kuri 7. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Navuze ngo bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa, amutakambira ati umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubaha Uwiteka, none umwishyuza araje arashaka kujyana abana banjye bombi ngo bagire imbata ze. Elisa aramubaza ati none se ugirire nte? Mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Nawe ati umuja wawe ntacyo ufite imuhira keretse agaherezo kutuvuta. Aramubwira ati genda ubyire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire bike, maze winjirane mu nzu n'abana bawe ukinge, uko tuvuta udusuke muri ibyo bintu byose, ikintu cyose uko cyuzuye ukibike. 5 nuko amusigaho yinjirana n'abana be mu nzu arakinga, bamuzanira ibyo bintu asukamo. Nuko ibyo bintu bimaze kuzura abwira umuhungu we ati ongera unzanire ikindi kintu. Nawe aramusubiza ati nta kindi gisigaye. Uwo mwanya amavuta arorera kuza. Hanyuma asanga uwo muntu w'Imana, aramubwira nawe ati genda ugurishe ayo mavuta wishyure umwenda wawe, asigara agutungane n'abana bawe. Amen. Yesu ashimwe. Uyu mugore yari afite ingorane, yari afite ibibazo, abuze umugabo. Umugabo ni ikintu gikomeye. Yari umupfakazi mu ijambo rimwe. Ijambo riratubwiye ngo uyu mudamu yari umugore wa Obadiya. Uyu Obadiya yari umuhanuzi. Uyu Obadiya yari umuhanuzi, kandi Obadiya yagiraga imbabazi. Mu dufaranga duke yakoreshaga yahisha abahanuzi mu buvumo, arabatunga, aho yenda kubica arabahisha. Abahisha nta bushobozi afite, ari umutima w'imbabazi. Amasaha yagiye, bidatinze Obadiya arapfa, ariko apfa afite umwenda. Uwo mwenda yari arimo ryari ideni umugore adafitiye ubushobozi. Amaze gupfa apfa amusigiye abana 2 b'abahungu.
bidatinze umwishyuza araza. Pawulo nta kintu cyari gihari, ntabwo yari ihari ngo bayiteze cyamunara, nta ntebe, nta kintu na gito. Bagaburiye abahanuzi n'abana byose, igihe kiragera arapfa asiga ubukene mu rugo iwe. Imana yavuze ngo abantu bashyira ubukene hano kuko Imana igiye kubaha ubukire. Imana igivuga ujya wubahiriza akabivuze. Jambo Imana ivuze irarikurikirana ikaririnda imyaka ibihumbi, kandi jambo Imana ivuze ni ukuri, naho byaca mu bikomeye izasohora. Ijambo Imana yakubwiye ari Imana mwavuganye urasa abayibeshera, ariko ijambo Imana ivuga irikurikirana imyaka ibihumbi. Amena. Ngo umwishyuza araza yinjira kwa Obadiya iwe mu rugo. Umugore areba hepfo, areba n'inyuma, areba n'imbere, abura ubutabazi. Ariko aribuka ngo hano dutuye hari umuhanuzi witwa Elisa. Amen. Aragenda, ijambo riravuze ngo aragiye aramutakambira ati ndengera kumwishyuza. Yari afite agahinda. Mwababyeyi mwe, kubura umugabo ukabura abana ni ibintu bikomeye, ariko hejuru y'imbaraga z'abadayimoni, hejuru y'amatangazo hari Imana ishobora byose. Haleluya. Imiryango yagutaye, inshuti zakuvuye, hari Imana ikugumana. Ubundi buzima Imana itegura. Nyuma y'ibibazo ufite hari ubundi buzima. Nyuma y'intambara urimo hari ubundi buzima. Nyuma y'intambara hari ubundi buzima. Ijambo ryaravuze ngo kurira kwara umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Haleluya. Imana iramubwira, Imana nahise ku ibitaro. Ibi ni ibitaro. Shumba wanyu mumukunde mumwikundishaho, kuko nagiye kubona mbona amarayika muhaye inshinge nyinshi n'umuti. Mbona binabatera inshinge, batera inshinge. Imana irambwira ngo hari ibyorezo Imana ivanye mu maraso yabo. Musho vuga Yesu ambwiye, Imana irambwiye ngo amazina yawe yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Kandi Imana irambwiye ngo abantu bakurwanyije kubarwanya. Imana irambwiye ngo abantu bumva utabaho, Imana irimye ijambo ku buzima bwawe. Imana irambwiye ngo abaterankunga, Imana gutera inkunga. Ntabwo abazungu benshi bazunguruka hano musha. Imana irambwiye ngo abantu bakugendaga, Imana icishije bugufi. Amina. Haleluya. Biramugeze ngo arageze ntabarwe. Ahangaha umaze kwakira imibyizi, uza mu gitondo, uza nimugoroba. Hari abantu bagiye baza hano Imana yabagato bakiruka bakahacika, amakuba yagaruka bakagaruka. Imana iguha umugati uzarindire n'icyaha. Imana iguha umugabo uzarindire n'umwana. Ntukafate isahani waririyeho ngo imenagure. Haleluya. Imana yambwiye ngo hano hagiye kuba hato, hagiye kuba hato pe. Utaza
yasengera hanze. Imana irahamagaye niko yambwiye. Imana yarabingiye ndi ku mashuri irambwira ngo hano hantu mu izina ry'Imana uyu muma n'ubwa mbere mubonye, ariko uko nabonye mwerekwa niko namubonye. Harimo ububiko muri we, harimo ububiko muri we. Imana ikore ku maso, agiye kubambutsa ubuzima muri mande kubavanamo bimuciyemo. Haleluya! Umuntu uzakomera aca mu bikomeye. Intambara urimo ni igihe gito, intambara igashira. Amen. Amen. Haleluya! Umupfakazi ajya kwa Elisa. Mujye mukunda abahanuzi. Umuntu kwanga, umuntu wanga ntiyaguhanura ngo bisohore. Kandi umwana Imana iragushyeshyenga, ndagutabaye uje wizeye akuze umukozi w'Imana, ejo bigasohora wowe imyaka 10 kiko ugatangira ugaca imanza. Niyo yavuze nose umuntu wakanga ukamuseza mu nzira nawe wicaye, kandi ugashaka ko Imana imunyuramo kwa kudutobera isoko ukajya kuyivoma. Mwiriwe muracyahari? Muracyahari? Ubugingo bukora icyaha buzapfa. Ni byiza ko dutanga amaturo biremewe. Iwacu araza gusenga umuntu wanjye, uyu mukobwa wanjye arahasageza kwasengera nawe yaraje nakoje hano. Umuntu agatura buri munsi ubusa, ejo agatura igiceri ubusa. Namwe abo barwaye yatura ubusa. Siyanya kuvuga iki Imana ibwengewe, sibangura ibitangaza, nishaka ikimurireke ndongera nitegere. Barahari hano bafunze. Urandi robe cyacu cy'amusi. Mana yambwiye ngo irangwa agasuzuguro ka. Irambiwe uburyarya simwese. Mugako muri mu rusengero muri gukora kandi mugatura ubusa. Ntabwo ninya kubivuga. Imana ikaguha 100 by'inyungu, hari 10 waya gutanga ugatanga ubusa. Umugore iwacu yaratwishe atura ubusa, amezi 9 ararangiye, agiye kubyara umwuka ajya ubusa. Mana yari yambwiye ngo Imana ngo mubwire ngo yarashutse ngiye kumusebya, yagiye kubisesha iminsi 3, agiye kubyara ubusa. Imana yabona ngo muzakomera mutanga icyacu, ntimuzakomera mudatanga icyacu. Ntimuzakomera mudatanga icyacu. Yabingiye n'icyago ngewe mvuga iby'Imana imbwiye, kandi nyuma ya hano nubikora uzabona igitangaza cy'Imana. Kandi birabura uzasaba kubona urabye iby'Imana n'ibyawe byose ukavanga n'ukubora. Wowe uravuga kanware envelope numva icyo Imana ivuze ugashyiramo sengiza sego kungutse 50. Sengiza Imana yaguhaye iwawe wayahaye ishiki. Mukorera Imana niho muzakomera. Mukorera Imana niho muzakomera. Iwacu ikiro cy'isukari ni 2,000. Umuceri mwiza ni 800. Kandi ufite abana 5 n'ibindi. Kandi Imana yaragutunze mu cyumweru cyose igabura abana bawe. Niba uje gusenga fata envelope ushyiremo igiceri
cya veni utanze icya cumi. Kuki wihenda? Kuki wihenda? Hagira umunanoba funga gutya. Oya subirayo. Ko mwafunze amaboko murasaba Imana mwakirize iki? Mwafunze amaboko mugenda muvuga ati umushumba mwatura mutatura azarya abeho kuko yavuganye n'Imana. Imana ibabarire kandi muzasanga umushumba mwatura yazabasabire Imana ibabaze kuko bamwe muri mwe bariho umuvumo. Hari Imana yabwiye mu myaka 7 cyangwa mu myaka 7 ari 4 abandi bose akinjira mu ishuri. Vuga Imana irazimisha. Nge ituro ry'umuntu muhesha inzira rikamubiza imbere y'abakomeye. Nabonye umudamu atazi ituro mu rugo adafite matirisi ndi imbere y'Imana. Turobye barizanya tereta Imana amaze kubyara inshuro 3. Ejo bundi haje umugore gusenga avuye CH afite umwana ura wicaye w'ikimuga. Baramubwira CH ati azagenda nyuma y'imyaka 4 afite ikintu ku bwonko. Twasize ari kuwa mbere kundi wa mbere yaje yigenza. Amen. Amasaha yagiye mwisuzume ku cya 10. Oya vuga Imana. Amen. Haleluya. Haleluya. Elisa aramubaza ngo nicyo ufite. Aramubwira ngo nutuvuta duke mfite umusha wawe. Umupfakazi yashingiye ku mirimo umutware yakoze atarapfa Obadiya. Mbese Imana n'abantu bazakwibukira kuki? Ashingira ku mirimo. Aramubwira ngo genda utire ibikoresho mu baturanyi bawe kandi ntutire bike. Yumvira umwuka. Amen. Nadutagaza ntanuba bimenye uko biri. Iby'Imana ishaka aribyo biriye. Iby'Imana ishaka aribyo ukora. Amen. Haleluya. Arinjira amatangazo yatanzwe ko abana babajyana. Imana ihera kuri 0 barasuka 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 amavuta aruzuye. Wa Imana gwakaze utako ukika ku muhanuzi yigukora yigukura kika ku muhanuzi ngaruka byarangiye. We yasubiye kwa Elisa. Mujye mugana ku muhanuzi kazi. Aramubwira ati genda ugurishe. Genda ugurishe asigara gutungane n'abana bawe. Haleluya. Abantu bakujugunye Imana yahukure mu izina rya Yesu. Hari abantu bagutaye Imana ikugarutseho mu izina rya Yesu. Haleluya. Nguwo mwanya aragurisha kwa Obadiya. Amina. Obadiya yarapfuye ariko imirimo ntiyapfuye. Bwira mugenzi wawe akica umugambi ariko se ko usinziriye. Haleluya. Mubwira ngo akica umugambi. Umugambi ni wapfuye kwa Obadiya. Amina. Kubera imirimo irengera abana biciye mu tubuta duke n'ineza ya se dukorera Imana tuyumvira tuyubaha. Mu gihe cyashyizweho uzaba icyo Imana yagambiriye uzaba cyo. Haleluya. Imana twiringira tabara. Imana twiringira sura. Imana twiringira Imana ku cyavu. Imana twiringiye hano yaravuze ngo mukuri iki ni kuzimu igakurayo. Arabanguriye kigakiza. Haleluya.
aravuga wari ingumba abyaye karindwi sha kandi arafite Samweli wenyine ariko amurutira abahungu barindwi yaraziye mugisha Imana igusubiza bazasubiranamo harageze basubiranemo harageze basubiranemo biramugeza ngo gumamo amen amina umudamu arishura itangazo yo gutwara abana rivaho atwaho badi yabakize haleluya amina Uwiteka akugarutseho aho uvuka bazabimenya aho ugenda bazabimenya aho washatse bazabimenya aho wize bazabimenya muri korali bazabimenya Uwiteka muri aya masaha akugarutseho ndabona ubutabazi butunguranyije ndabona ubutabazi bw'ijishanse ndabona Imana ibahagurutsa ndabona Imana ibambika imbaraga ndabona Imana ibatabara ndabona Imana ibaha agaciro ariko mwagiye mubura mbonye Imana ibigaruye mbonye Imana itanga imikorere mbonye Imana itanga abakazi y'ubukwe haleluya Yakobo yavuze ngo wahirwa uyanganire mujye kugeza namara kwemera Imana izamuha ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda mugiye kubona akazi mugiye kuba mu bucuruzi mugende mucuruze mujye muzana icya 10 gishitse Imana ibaho umugisha murakoze